ibiki se bashyiramo ngo na ibaze weshanya wambaye neza reka bigerekana nose abafana iyo duhuye nago dura nambaye neza dore ari kubikora ari kuyimanura akayizamura rwicara neza udashuka bari imbere y'abantu oya namanuyemo gutya kubera ko ameze gutya Farida yambaye neza abona umugabo afite abana nta mpungenge mfite naranubatse urukumva biranga ntago ari ubwa mbere ngiye kubaka uburyo navuga ngo ndagumiwe ngiye kwirirwa njya mu bapfumu ngwana n'iki ejo umugabo ahubwo nitoro muri mubyeyi yifitiye harimo amaraso y'igitambo nanjye ndumiwe ariko ndumiwe uburyo abikoze nanjye birantangaje mu buryo ntakwibaza ibibana urimo uramureba dore disi we dore nguyu we yewe ndata we dore aho bamuzikiye ngaho nimumbabarire nimumbabarire ni ishyari Kuri Kize TV show nk'ibisanzwe nongeye kwaso nifuza kugira ibihe byiza impamvu turi gusekana Farida turi mu byishimo tugiye kwakira urubuto rushyashya turi mu byishimo urumva umunsi umwe hari igihe biba biri ngombwa ko abantu nyine batishimye ariko niyo hari ngombwa hari ibyo kwishimira turabyishimira tukirengagiza bya bindi byahise bibi kuko ntabwo umuntu ahora mu bihe bibi turi kumwe na Farida ariko yambaye neza yasajije kameramani nga mu kamere hose ibiki se bashyiramo ngo na ibaze weshanya wambaye neza reka bigerekana nose abafana iyo duhuye nago dura nambaye neza dore ari kubikora ari kuyimanura akayizamura rwicara neza udashuka bari imbere y'abantu oya namanuyemo gutya kubera ko ameze gutya Farida yambaye neza pe urasa neza na mama wari kukureba kumirwa warabyibushye umeze neza umeze nk'umugore washinye urugo ubu babyumvikanye bagiye kubigumbisa nukuri ko Imana Farida reka tureke kugutebye urasa neza wambaye agakweto keza cyakora umugabo agufashe neza urasa n'utwite koko Kundi nigenda nabwiye ngo icyo naburaga cyari uriya nabo bandi bose babaga ari abanyitanye mutubwiza ukuri mama wari kukura naguhaga dore ko ati ni igitomate n'icyayi ntashakeza we Imana izakwijyanire mwiza nukuri ko urasa neza urasa neza wambaye neza usigaye usobanutse muri iyi minsi uratandukanye n'abandi bo kera abantu badafite ishyari babivuga muri comment mutubwire muza kutubwira muri comment ari ubu na mbere aho nasaga neza nese kera udafite ishyari avugisha ukuri zuba nuko rimwishe bose bafite ishyari ubwo nibyo mama nyuma y'ibyo nubwo nabivuze kare wenda mutarabyivugira ariko n'ubundi twarabimenye twamenye amakuru neza inkuru natwe yatugezeho ko yatashye u Rwanda ubwo rero nyuma ya bya bindi byose yazarwasira zose bahuye na wa mumama mahura n'umuhungu we umuhungu wakoresha namubwira ko Farida twite mama yarababaye pe aranakara aravuga ati ndagukarabye ubu numbaze ngo bigeze hehe numbaze uko babanye numbaze niba akiri muzima niba atarongera kwiyahura ntabyo nzi ariko akimara kumenya ko Farida twite byahise bihindura noneho biriko ubwo rero navuze nindagira ngo ngutumire nk'umumama na mama wa Farida n'intambara warwanye igihe kinini bifuza ko babana ariko bikaba bitarakunze ariko nubwo bitakunze bafashe umwanzuro mwiza wo guhitamo kwibanira wabyakire gute ukimara kumenya ko ugiye kubona kuzukuru ka Farida ku muntu kera wari warahebye yarabaye akahebwe kera kuri uyu munsi akagiye kuba kuzukuru nakuzukuru se nabandi afite kawe kumwihariko wowe rega wari waragize kanje ko umugabo wanjye bagiye kuzamunyiciraho ariko barawe ibibazo biravuye ariko arakuvuguruye ntamugabo azi kuvugurura aramvuguruye aravuguruye ningo arahanegekari nahanegekari n'inshingano ze tubwire rero ko byumva inkuru wayumvise nukuri narishimye si uko nabo mfite atarabuzukuru ariko by'umwihariko kubona umwuzukuru
umwuzukuru nkabona n'umukwe bakundana nkabona urugo rwabo ruratuje nubwo ba mwana byagenze kuri ariko n'iby'uburakari biriya bizashira ndizera ntashidikanya sinzi ko niba kiri na muzima njyewe ubu simbi hano bishira iyamurinze kiriya gihe n'ubundi zakomeza imurinde ndabyiyumvamo ko nabona umwuzukuru biriya byose bizashira ni uko uwo mwuzukuru atari yaza umunsi yaje ni ukuri ndi kumva bizaba ari ikirori kitagize ntiyifuza kubona ikintu kiturutse kuri Farida yaba umwana yaba ugeki yaba impano rega buriya amaraso arakururana si mpamya ntashidikanya ko namubona nawe ubwe kubera ukuntu amaraso akururana nawe ubwo azashiduka yamukunze atazi n'ibyo ari byo ngenzi yuko azamukunda azankunda ku ngufu rega none se azakunda umwuzukuru naho wowe atagukunda ariko nzi ko umwuzukuru we azamukunda umwana nanjye nzi ko ari byo ubusanzwe kuko ariko kugira ngo uriya mubyeyi bimwumvishe none ari nawe mwuzukuru we wa mbere uzi ukuntu nijoro uriya muhungu we yamuhamagaye aramubwira ati se nyine yarari kugira nyine bavugane sinzi ibintu bari kuvuganaho byo kujya mu Burundi ubwo aramubwira ngo ubundi ngo waretse tukigira mu Burundi ntuzagaruke mu Rwanda ko naho haba abagore umuhungu aramubwira ati rero ngiye mama ntabwo byakunda noneho hajemo n'umwana biragoye gusiga umwana ndetse amubwira ubundi se ngo wamushutse mukayikuramo ibaza umuntu umubyeyi bwira umuhungu we ngo bazakuremo inda ngo wamushutse umubyeyi ngo tukayikuramo njye uziko niyo bagenda bose bakagenda ntayikuramo nabareka uzambabare mwana wa ntuzankurire amakuzukuru yahise amukupa yambwiye turakoze kungira inama uzambabare ntuzankurire amakuzukuru ntabwo nakora ikosa n'abandi yego nabuzukuru ariko noneho igihe cyose umwuzukuru ahora ari umwuzukuru ahora aryoshye ahubwo naramubwiye nti se mama kabuzukuru bakundwa ubu koko wenda ayo makimbirane umwana ko yavukiramo umwana we arazira iki ngo arazira se ngo arazira amahitamo ya uriya mubyeyi afite imyumvire imeze ukuntu ariko izashira njyena ako kana ni kaza ndizera ntashidikanya ko azahinduka uriya mukecuru arakabya muri buno buzima arakabya pe kuzukuru ukuntu karyoha nta makuru ntabwo arayabona nta makuru arabona azayabona neza kageze ku isi nawe azagira amatsiko yo kuza kukareba none ari akambere njyewe kuri njyewe ni batatu bazaba babaye batatu ariko kuri we ni uwa mbere ubwo uri kumva atazagira amatsiko niyo uwa mbere akaba atanamwifuza yego pe naho bamumwitirira ari uwa mbere ndizera ntashidikanya ko yamukunda ibaze kuba ari umukecuru wabyaye umwana umwe urukumva akagira amahirwe yo kubona umwuzukuru yarangiza akanavuga ngo nibamukuremo noneho yaravuze ngo ni kenshi cyane bijya bibaho ngo ugatera inda uzi ko ngo ari iyawe ugasanga ari undi wagutereye inda binashoboka ko nyine we yumva ko umwana barumva ko nyine atari umuhungu wagiye gukura mu kabari dore ako kabari umenye ukora mu kabari wagira ngo abantu twagiye duhura nko mu kabari mwahuriye mu kabari kenshi mwakunze gusura mu kabari namubonye kubera umugabo ntabwo nizi uriya mukecuru mubi ukagira ngo twagahuriye ariko ntabwo namurenganya ni ibyo ahahise yajyaga wenda buriya abona nko ku ma YouTube ntawamenya kandi ubuzima bw'umuntu burahinduka imico igahinduka imyitwarire igahinduka buri kintu cyose byose birahinduka nta kidahinduka Imana yihinduye amateka nta kidahinduka muri buno buzima icyo nabonye irabihindura ego urumva rero wenda nawe n'ukwizera niko wenda nabivuga ko wenda icyo nsaba Imana ngi imurinde abe muzima ntazongere kugerageza iriya mikino yo kwiyahura se umudayimoni amuvemo bamukuye mu mugozi ari kuvuga ati mwana baye kandi ariwe wishizemo yijyanye bishoboka rero ko azagira ubwoba ntasubire ntabwo yasubiramo ko yumvise uburibwe bwayo ejo bundi nabwo rero umuhungu akimubwira aravuga ati ndagukarabye ndakumutse ndagukarabye amazi atemba ajya muri Nyabarongo ururimi sha rurihuta ayigezemo ariyahuye rurihuta ururimi hari buriya niba hari ikintu tugomba kurinda ni ururimi ruranyerera ushiduka wavuze buriya kandi nabona kuzukuru
si ngaho turi akazamuryohera abone ni keza abone Imana izafashe kazaze gasa n'umuhungu ni ngo sha byaba byiza kurusha byaba byiza kurusha kuko ntabwo azaba yitiranya ngo ni uwa runaka azaba abona koko ko ari uwo ahubwo njye hari ikintu njya nibaza ubundi buriya no mu buzima busanzwe ntihari abantu bafite ba nyirabukwe batabakunda bababanira kuriya benshi cyane njyewe Imana yera yo mu ijuru birabangama iza ahantu yankuye iza aho yankuye mama yarakubititse yarasenze ndi umusaza akagira ibitagapfa nabi nkagira amahirwe nkibonera umugabo nyikundira ukunda umuryango wanjye Imana izamfasha uriya mukecuru izaduhe guhuza nukuri izaduhe guhuza pe nzi icyo uriya mwuzukuru azabahuza Imana izaduhe guhuza afite gutsiratsiza akarahira akagira amagambo akarahira akavuga ati ndavuze njye numvaga nyuma azagera akavuga ati ndi umuntu mukuru njye buracyajye muganira mama numvaga no ari ikiganiro cya nyuma nk'abantu bakuru muri bafata umwanzuro afite imyumvire imeze ukuntu afite imyumvire ya kera mu kinyejana cyahise ariko ntiwamukoropa mu mutwe we wa mukecuru afite ikibazo ariko afite ikibazo ukuntu agira umujinya amaraso yawe nawe ntabwo byahuye hari abantu bagira amaraso adahura akubana kijijisha ke imbere y'umuntu noneho ku buryo ushobora kubwira umwana wawe wibyariye ngo ntabwo ngura mwanzura mubyarutse hejuru yuko yibaniye n'umuntu bimereye neza ese ubona nubwo ababona ko umwana we hari icyahindutse amaraso atahura ubwo se wa mugari ntiwajijisha we wanajijisha ugapfa gupfusha ukavuga ati byibuze kubwo umwana wanjye yafashe umwanzuro wo kubaka nabundi birabina nabundi birabina bayivugisha ngo ndashaje ngo mfite abana n'umugisha nawe ngiye kumubyarira abandi gusaza ni mu mutwe rero gusaza ni mu mutwe cyambere nuko mukundiye umwana we nawe akaba nkunda kandi ukaba ugiye no kuba umwuzukuru nkangiye kubana umwuzukuru yagakwiye kwicara agatuza akavuga ati pe oya azahinduka biriya ni azahinduka umwuzukuru naza nzi ko azahindura byose mama baba abana beza ariko n'uwakubereye mubi ameze nka dayimoni akubera mubi ku buryo wicuza ni mama nkatekereza kubyaruka umwana niwe muhungu afite wenyine abandi afite ni abakobwa ajye kuvuga ngo ndakubyarutse nabwiye umusore nabwo rero mama uzi karanda afite niba ari iziwabo zo kwiyahura simbizi umuhita umukurikira umuvugishe muhema ari kumuganirize wumve mu mutwe ikintu atekereza ushobora kujya kumukumva ngo umuntu arazinaze uriya mubyeyi afite toroma ikibazo ntabwo ari iy'ubu ubona toroma se yaziye kuri Farida nyine akaba yarayisanganywe y'ibikomere yagiye abamo noneho bikarangira yarabonye aho kuruhukira ni njyarega buriya mbwiye nabi araruhuka buri umuntu akenshi ufite depresiyo abonye umuntu abona yitunira akamwitunira zirashira ariko kubera ko mama uzi ikintu ntekereza se ndeba nka kuri abarenze ni ukuri unaragerageje ngo ndebe ko twahuza ishwi nuko wenda hari ubuzima umuntu atashyira hanze buri umenya amateka y'uburyo yabyayemo uriya mwana uriya mugabo wanjye ukamenya ubuzima baciyemo buriya na buriya yisararanga tekereza ko buriya yabonye tugiye kuyibanira akaza gutera induru bari bamaze imyaka 12 batabonana jigo atazi ko yaje no mu Rwanda ujya ukuntu avuga ikinyarwanda kurusha abanyarwanda ni imyaka 12 umwana atazi yundari ariko barabuhuye barabonana kubera ko nje nawe twahuye tukamenyana yaka nanshimiye wa muntu uzanshimira donatumura n'umuhungu wawe nanjye nkamusubiza ati mba nabyutse nasenze uko umuvumo wenda Imana buraniya ntabwo umuvumo w'umuntu ntabwo wapfa kugufa noneho yaravuze ngo muraraguze narebye ikiganiro narasetse ntabwo buriya bintu byambabaza kubera ko ubundi ikintu cyakubabaza ni icyo uzi gukora yego icyo utakora ntabwo cyakirirwa kigucira ahantu mama aba n'ahantu njyewe mba naho uriya mukecuru aba n'ahantu bihuriye ku buryo niyo wajya no muri izo ngeso
ubwo bimubwiye uwo muntu waje kutwumva akatubona akanatukurikira mwabana mwe mujya mutekereza kabiri mujya munumva n'ikintu umuntu watubanye twagiye kuraguza akatubona turi no kuganira mu by'ukuntu tugiye ariko mana we wa muntu Imana ije kurengera Farida katari umukobwa burakuraguza wanabikore ko ufite umwana hari ukuntu ugira umwana njye ntago ndi umukobwa waheze mu rugo Farida ibyo ntagiyemo ntarakizwa ngiye kubijyamo narakijijwe kugira ngo bigende gute yegora ngiye gusara uyu se n'umwana ugiye kugumirwa iwacu kugira ngo akunda abona umugabo afite abana nta mpungenge mfite naranubatse urukumva biranga ntago ari ubwa mbere ngiye kubaka uburyo navuga ngo ndagumiwe ngiye kwirirwa njya mu bakobwa ngwana ni iki ejo umugabo ahubwo ni toroma uriya mubyeyi yifitiye toroma noneho bikubitewe ko n'umwana we ari kumucika mureba asigaye wenyine uretse n'umwana we n'umugabo we ntago babana n'abo bakobwa ntago babana bo babi Burundi wakaba mu Rwanda abo bakobwa se nabe nari nzi ko ari ni aba papa afite undi mugore ufite abana bane b'abakobwa n'uriya muhungu ese uriya mama n'uyu muhungu wenyine uriya muhungu agira uriya muhungu Todoro avuka kuri uriya mama wenyine abandi bakavuga ku wundi mugore niko bimeze niyo mpamvu mvuga ngo muza nabo akavuga ngo wapi mbambeshya kubera ko nabo batajya bavuga kumurwana erega ntago ari ukubuza umwana kwiyubakira nase kumurwana no kwiyubakira ese ko wabyaye umuhungu uzamubuza kubaka kubera ko we atagukunda yumva ko agomba kumutegeka nk'umwana we nawe rero yamubwiye ntabwo viziyo tugezemo ibyo byari ibya kera ujya gukazana umukobwa nijoro ukaza bakamukingira yaravuyemo ijisho byaragenze gute bakamumuzana akamwemera kuko famiye yabaga yategetse ariko ubu mu gihe tugezemo umusore niwe wiyumvikanira n'umukobwa bagahura bagahuza warera afite imyumvire ya kera twaganiriye n'umugabo wawe atubwira ko gufata umwanzuro wo guhitamo kwibyarira umwana ko mwabiganiriyeho mukabona kugira ngo wenda icyakemeza mama wawe ko ari uko noneho munabyara kugira ngo yorohemo uwo mwanzuro mwawufashe muri kumwe wewe wabyumvise gute nyine kumva ko ugiye gutwara urabizi ushobora gutekereza ukabyara umwana nyine ufite utazagira nyirakuru muzima utaziyicarana na nyirakuru ngo ajye gusura kwa nyirakuru twe twaricaye tubiganiraho twavuga ati yenda kugira tuzare kuri mukecuru azagira igihe agacururuka katubyare gusa hari akantu nabonye yibeshyeho simbizi wenda niba na stress mama we yarari kumutera kamezi numvisha avuga ngo ni 5 na 3 yavuze 5 oya 5 nta yarimo abantu bumve ko atari 5 kubera yuko bura twagiye gukora umurenge n'ubundi ndanyifite nta gatana agera ni mu kwa kabiri ni yavuba rero ni muri aho nayo mezi ariko n'amezi yindi abantu bararoga ndabizi sinzi nyine se wamenya ari biki wamuntu ubusira mukecuru uzabona nzamubyara uburenze bwo witeka mukecuru nzamumubyara nako none se umwari nanone ntiwari kubimuhisha ntago mwari guhisha ikintu nk'icyo ugomba kubimubwira akabyumva cyakabireka ntago umwuzukuru yakura amariko ubwo yakuramo umwuzukuru kuvuga birihuta ntago yakica umwuzukuru kubana n'umugabo mutarakoze uko nko kubana nk'ikigunda ngo ni nko kubana nk'imibu n'ikigunda ni ikibu ni Imana ije mutabara jewe uri mama simvuze ko yabikora ntazanabikora nitunayifuza kanabikora ariko iyo umuntu akwanga akabikwereka buriya ushaka kwanga umuntu ukajya urenzaho nese bazahuriraye buretse bazahuriraye nose abana bahurira he yijijishije tukiyunga yaza gusura umuhungu we nkamubuza afite icyo gushakaho mwabura aho muhurira avuze ati sirari ayo burenze bwo witeka buzagutwikira Imana yakwirindira cyane ubundi ntushatse nabo yamuha kandi reka tunizere ko atanabikora ariko ntago yabikora ngiye mfite kwizera ko atabikora ushaka kugira ubugome bundi ariko kugeza ko twizere ko atagize ku rwego ese ubwo wibwira yuko watari nubwo bivugira hano ariko atagenda kavuga navuga umuryango uragutse umwana wanjye yakuze ubu yagashimishwa no kuvuga ngo abana ntabashije kubyara nkabyara umwe umukazana wanjye agiye kubabyara ariko arababaye Mana Mana izamukuremo biriya bitekerezo afite agahinda atamenya ahantu yagakura biriya bizashira
bizashira ngewe umwuzukuru naza ukuntu akana karyoha nzi Akana ko kararyoha. nakabona nzi ko azahindura ibitekerezo azamukunda burya umwana araryoha wa mugani yavutse cyane hari igihe nawe umutima uzamurya akavuga ati koko nanjye ndi mu biki akazajya abaza kangana iki buriya nawe ubwe imyaka afite ntarabona undi mwana mutoya kandi niba ari we mwana yabyaye ku mugabo wenyine ashaka kuvuga ati nanjye reka kuriya muntu azi no gufata imyanzuro ibaze kubyara umwana umwe ugahita uvuga ndafunze ndarekeye umukecuru yarababaye ntago yahuye n'ibikomere byinshi niyo yavuze ikintu ubona ko akivuza gikomeje ari seriye ntabyo kuvuga ngo azisubira ntabyo kuvuga ngo arajye umutima nama yarakomeretse akomereka akiri muto niyo mpamvu kabazamuremo umutima rero oya reka rero mama nagira ngo twumve ibyishimo mufite abantu mwese nuko inkuru ni nziza nyine reka tubyizere reka twizere ko bizagenda neza Faridi ndayamuguye neza rwose arabyibushye ndaho ndasa neza ndi kumwe n'umwana watwitiye iki se madame ndi kumwe n'umwana nta na kimwe ndi kumwe n'umwana ukiri mutoya mu izina rya Yesu ufite amaraso mashyashya hano hari umuvugururo arakuvugurura kandi ufite igiheri ariko ashaka uyabaye umwana muto nabaye umwana imyaka yaragabanyutse imyaka 6 yose wayikuye asoma ubu nawe ubyara akana kamwe ni kuri abari bizagihangana nawe abantu numvise ura mama cece umva ukuntu none hari ijambo yavuze ndavuga n'isi mama yaravuze nguriya mukecuru nguriya mukecuru kugwa mu ntege avuga Farida ngo nkurikira ngo ndi murumuna wa mama nguriya murumuna we munganye imyaka yego pe gukugwa mu ntege yifitiye toroma yagize akiri mutoya yagize toroma akiri mutoya nukuri Imana izamusange mu reka kabana dusoze gira ikintu ubwira abakunzi bawe ugiye kuba akuzukuru Farida bagiye kongera none tugiye kumubona twite abyare tujye guhemba tumwe bikoma turya gatoki tujye kurya umva gira ikintu ubwira abakunzi bawe ngiye ikintu nabwira abakunzi banjye twabanye kuva ku ntangiriro kugeza n'uyu munsi sibyo nuko ibintu byahindutse amazi atakiri yayandi ntakiri Farida wa undi mwari muzi kera gusa nihanganisha n'abantu bafite bamabwe nk'uriya wanjye mugira umutima ukomeye kandi ikintu kinesha ibintu byose ni ugusenga udafite Yesu ntagikunda ni ukuri ikintu nababwira cyo ni ukugira umutima ukomeye nk'uwanjye gusa ngiye wandi kosa ngira ako nanjye nakwihangana ngiye umuntu aje uko aje niko mwakira icyo nicyo kintu uko umuntu aje niko mwakira mama hari ikintu warenzaho nawe tugasoza ngicyo navuga ni ugushimira Imana ko yongeye kunyagurira umuryango amena impaye umwuzukuru impaye umukwe unkundira umukobwa amena kandi ndahamya ntashidikanya ko na mama we azishima akongera akagaruka ku murongo